ufite intego. Ni ikinyarwanda kiri kumvikana? Guhinduka ufite intego. Burya turi kwiga mu ishuri mu bumenyi batwigisha amerekezo y'isi cyangwa si amerekezo. Ibice bine ndi kubyibuka mu rurimi rwanjye uko nabyizeho gatoya, niba ari 4 points cardinaux. Amerekezo y'isi. Byanga bikunda uko mpagaze ndi mu cyerekezo. Fite iburyo, fite ibumoso, fite imbere n'inyuma. Hari icyo bishatse kuvuga. Mpindukiye gutya naba mpindukiriye ibumoso, nahindukiye gutya nkaba mpindukiriye iburyo, nakomeza gutya nkatera intambwe nkaba ngiye imbere, nakomeza gutya nsubiye hehe? Inyuma. Ibintu byose bigira uburyo. Guhinduka ufite intego. Uyu mwanya iki gitondo ndi ushaka ukubwira ngo weho mu ruhande rwawe, guhinduka kwawe mu gukorera Imana kwawe, uhinduke ube warahindutse ariko ufite intego. Umuntu wese ukora ibintu adafite intego arajarajara, akomeza kuzenguruka aho yarari, kuko aba adafite iki? Intego. Mu mikorere yanjye, mu mikorere yawe, twebwe twese ko turahangaha, umuntu yakagombye kugira gukora ibintu afite intego. Navuye mu rugo, nagiye mu mirimo yanjye bwite, ariko sigitumije mpaguruka aho ngaho mu rugo. Niki kwanza? Ni igiki gitumije mpaguruka ngava aho narindi ngajya ahandi hantu? Ni igiki kibinteye? Mu misengere yanjye, mu gukizwa kwanjye, niyihe ntego mfite? Imana ikunda abantu bafite intego, kuko nayo ubwayo iba ifite intego. Wowe ubwawe mu kuvugana kwayo nawe, burya yakuzanye, yaguhamagaye ifite intego, ifite umugambi kuri wowe. Sema amena. Abo turi kumwe haleluya. Abo turi kumwe haleluya. Abari kubyumva neza haleluya. Gukora ufite intego, guhindukira ufite intego. Nari mbivuze mu kanya, biragatsindwa gukora udafite intego, kuko iyo uhindukiye udafite intego ukomeza kuzerera aho wari uri, nta cyerekezo wibonamo. Ariko iyo ufite intego uravuga ati uyu munsi ndaca iburyo, ugaca iburyo, kuko wari ufite intego. Cya kindi kiguteye kujya iburyo ukagikora, kuko ufite iki? Mani tutindeho cyane. Ndi kugushishikariza rero mw'uyu mwanya, Umwuka Wera kugenderere, akwibutse, akwereke, ese wowe runaka mu izina ryawe, ese wowe runaka mu mazina yawe, mu myaka yawe, ahari aho uracyongera kwibuka ko ari intego, ukwiriye kongera gufata intego. Nyankunda kuvuga ati ngo tega amatwi wumva ugira ute, ubeho. Icyo umwuka kubwira, ufata intego. Icyo umwuka kwerekeza gukora, ugikore kuko ufite intego. Ariko mu by'ukuri umwuka abonye udafite intego, navuga ngo hari nibwo yakureka. Ariko turahanga kugira ngo Umwuka Wera ntatureke, ahubwo atugumeho, atwigisha, atwereke icyo dukwiriye gukora. Sema amena. Sema amena. Mere Yesu icyubahiro. Mani tugiriye neza cyane. Mw'uyu mwanya reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana turasanga mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Turasoma igice cya mbere
turasoma duhere ku murongo wa 5. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere, turasoma duhere ku murongo wa 5. Abantu twese twahageze. Ku rupapuro rwa 241, reka dusome mu izina rya Yesu. Ibyerekeye ingeso za Gikristo. Navuze umutwe w'amagambo w'ubutumwa bwanjye aka kanya, guhindukira ufite intego. Ijambo riri kutubwira ngo ibyerekeye ingeso za Gikristo. Birahurira hehe? Bihuriye hehe? Bitandukaniye hehe? Turabireba mu izina rya Yesu. Dore ku murongo wa 5, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongeraho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data nibiba muri mwe bikabagwiramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Reka tube duhiniya. Sema amen. Reka nongere nsubiremo aya magambo. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikagwiramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ayiwe. Guhindukira ufite intego n'ibyerekeye ingeso za Gikristo birahurira kuki? Biratandukanira kuki? Bishaka kutubwira iki mw'iki gitondo? Ku itariki twateranye uyu munsi, nakubwiye ngo iyo umuntu agiye gukora ikintu adafite intego, birashobora ko yakomeza kuzerera aho ari, ntava aho ari, bitewe nuko nta ntego afite. Ibyerekeye ingeso za Gikristo, twebwe turahangaha kuko twarangije kwemera umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye cyangwa se ubugingo bwanjye, naho naba ndiho cyangwa se naho naba ndakigize ute, ndakiriho. Narangije kumwemera, umwuka wera akomeze kunshoboza, ibyo nemeye nkomeze mbishyitse. Haleluya. Ako kanya ingeso nziza ngewe nkimara kumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye bwose, ndasabwa kongeraho ingeso nziza zijyanye na Kristo. Kristo afite indangagaciro ze, Kristo afite ibimuranga, Kristo afite ibyo yahaye abamwemera bagomba kugenderaho, afite amahame ye. Haleluya. Ayo mahame yarakureba nanjye yarandeba. Abamwemeye bose bakamwizera, bakizera izina rye, ayo mahame arabareba, izo ndangagaciro ze zirakureba. Ntushobora kumwemera ngo ube uri umuntu urangwa n'urwangano muri wowe, kuko Kristo arangwa n'urukundo. Haleluya. Ntushobora kugaragara nk'umu bamwemera
nk'ubukirangwa mu bantu b'inzangano bo kugambana no kugirira abandi nabi. Oya, Imana idufashe kandi dushoboze. Haleluya. Tega amatwi wumve ubeho. Ni kimwe nk'uyu muntu rero uri mu hantu wahagurutse akajya ibunaka adafite intego cyangwa se afite intego. Haguruka ukorera Uwiteka Imana, ukorera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ariko ufite intego. Niki gitumishe mpaguruka mu mutima wanjye nkarahira, mu mutima wanjye nkiyemeza, nkavuga ati mwami uri umwami w'ubuzima bwanjye. Ese mfite intego? Nabanje gusobanukirwa ibyo umwami Yesu ashaka kuri njyewe. Mwuka wera gushoboze kumenya. Haleluya. Haleluya. Meresi cyubahiro. Ariko Petero araduhugura n'umwuka wera tugendereye ngo ibyo abari byo bituma mugira umwete wose. Umwete, umwete. Ijambo umwete reka mbihuze n'ijambo intego kuri njyewe. Umwete n'intego bihuriye hehe? Biratandukanira kuki? Ntekereza yuko umwete bisobanure nk'umurava. Haleluya. Intego ibi uyu murava, uyu mwete birantera gukorana cyakindi intego, kuko n'ubundi bwo ndikona ko biri ngombwa bintere kuva hondi, kuko mfite icyerekezo. Niba udafite icyerekezo urakomeza uzerera hure. Niba udafite intego urakomeza kuzenguruka huri wibwira ko wahavuye. Mani dutindeho cyane. Haleluya. Haleluya. Umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza. Niba wararangije kwizera uwo mwami n'umukiza wawe, ongeraho ingeso nziza. Ingeso nziza ni izi tugushiza hanga, ndatekereza kutategwa kuzitubwira. Tuguhamagaye akubwira ati hagarara hano imbere yacu utubwire ingeso nziza izariza. Ndatekereza kutategwa kuzitubwira. Ntabwo watubwira ngo ubujura buri mu ngeso nziza, ntekereza ko utabivuga. Ntabwo wahaguruka uri kutubwira ngo kugambanira abandi ni ingeso nziza, ntekereza ko utategwa. Ingeso nziza, ingeso nziza. Haleluya. Haleluya. Duherutse mu minsi itambutse, hari umuririmbyi numvise waririmbye ngo ni iyihe mpamvu wowe mugabo wahawe umugore wawe? Wowe mugore, ni iyihe mpamvu Imana yaguhaye umugabo wawe? Imana itugiriye neza cyane. Ingeso nziza. No mu rugo aho ngaho turi, ingeso nziza. Abana bawe, urugo rwawe, umugore wawe, umugabo wawe akwiriye kurangwa n'ingeso nziza. Ni iyihe mpamvu? Ni iyihe mpamvu? Atari ko hari impamvu eshatu muzimbwire, ni izihe zarizo? Mani tugire neza cyane kandi twiteho. Turi kwigira umubano, bari kutwigisha iby'umubano, batwigishije intego eshatu. Impamvu Imana yatumije, ntabwo natandukiriye ngo nibagirwa hondi, ndi ku ijambo rivuga ngo guhindukira ufite intego. Haleluya. Ijambo ryo ryambwiye ngo Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 niho turi, ibyerekeye ingeso za Gikristo. Umugabo wawe, burya umugabo akwiriye kunyurwa n'umugore we. Umugore nawe akanyurwa n'umugabo we,
kuko impamvu Imana yaguhaye nuko nguko kugira ngo wewe bwawe utararikira abagore bahandi abagabo bahandi kuko bitari mu ngeso nziza. Hari uwambwira ko biri mu ngeso nziza? Nekereza ko ntawambwira ngo yego. Ngeso za Gikristo, ngeso nziza. Iyindi ya kabiri cyangwa si impamvu nge naguhawe, impamvu wampawe ngewe nawe gushimishanya kugira ngo